19, 9 nanone 56. Subiremo nimero y'inyarwanda ni akamenyetso ko guteranya 50, 7, 8, 12, 19 kongeraho irindi 9, 56. Impamvu mbikoze gutya, bamwe mu bakunzi ba Turwanya Kandoyi TV iwacu ndetse n'akarengane bansabye ko nzajya manza kubabwira nimero, ngo bamwe nimero ntago baba bazibuka, muzitanga nyuma ugasanga hari n'abatarangije ikiganiro, ariko nababwira ngo mujye mwihangana murangize ikiganiro, kandi tubasabye inkunga ya mbere, mukande sabone, subscribe, kuri like, mudushyigikire kugira ngo ibiganiro birusheho kubageraho. Mudutere inkunga mu buryo bwose bushoboka, kuko kenshi n'aya mashyamba tuba turimo cyangwa muri ubu tuba turimo tugura n'amamega. Nizere ko ibyo mvuze bitaza kuba nka wa wundi utubwira ko aharanira impinduka, kandi wareba ibyo avuga ugasanga ni ibintu byo gushyushya abantu mu mitwe. Murakoze rero bakunzi bacu, nahawe umwanya David akagira icyo avuga. Urakoze cyane, urakoze bwo gutanga nomero zawe. Ni byiza cyane ko benshi baba bakeneye kumva, hari abakenera kumva ikiganiro cyawe kubera akazi baba bafite, ariko bakeneye kumva nomero zawe byihuse, sibyo? Yego. Ibindi bikaza nyuma, sibyo? N'abakunzi ba David TV rero nagira mbabwire ngo buriya igihe narababwiye ngo igihe kizabisobanura. Abandi bati David ibintu uri kuvuga ni ibiki, sibyo? Hari igihe umuntu yicara hariya akicara agacikwa akavuga atazi ibyo ari kuvuga ari ibiki. Yego. Sibyo? Nk'uriya muntu wicaye akavuga iriya message twasomye, buriya arazi neza ko we yabikoze azi neza ko ari kubwira injiji, sibyo? Yego. Abivuga azi neza ko ari kubwira abantu badafite icyo bakoraga. Abivuga azi neza ko nta muntu n'umwe mu gihugu wari ufite umurimo abasha gukora. Yego. Sibyo? Wowe wari umupolisi, wowe ubwawe. Buretse gato, wowe ubwawe wari umupolisi. Ikindi wari ufite business kwinjiriza amafaranga. Ndabeshya? Ntago beshya. Wacuruzaga ibijyanye n'ibikomoka kuri scrap cyane, sibyo? Ufite n'ibyangombwa ndabifite. Wari ufite idini uyoboye, barazifunze, sibyo? Barazifunze. Noneho umuntu ubasha kwicara hariya akavuga ngo numuhaguruke mukore. Hari uwibwira ko kuba umuntu yarafashe inzira akava mu gihugu akibwira ko nta masambu yari afite. Oya, uyu muntu nimba nakurikiranye ibiganiro byacu atabikurikiranye asubira inyuma. Ejo bundi uwitwa umuyobozi yarampamagaye atari ko uko twakubuze ko nabonye imari ngo tugurire ibibanza, ko nakoraga n'ibibanza. Abo wateraga inkunga mu bijyanye na za mituweli ntibaba bavuze utabyumva. Noye nanjye ndabarahari ndateraga inkunga, sibyo? Njyewe David urugo rwanjye ntirwasabirizaga. Icyo ni icyambere. Abana banjye bigaga mu mashuri meza, uri kubyumva? Ubu kugeza isaha nta mwana wanjye uri kujya ku ishuri. Reka mbwire uyu muntu ukiri aho, dufite imyuga, tureka n'ibyo bivuga ngo turakorera leta. Twe ntawo twiyamamaza, nta n'ubuyobozi dushaka, nta n'uwo tubwenga dutore. Urakoze cyane. Ukiri aho rero, njye sindwanira ubuyobozi. Nanjye nubu. Icyo ndwanira ni ukurwanya akarengane kari mu gihugu, uri kubyumva? Ikindi utanzi neza njyewe bazambaririze. Oya, ukiri aho ifite kampani yitwa Atelier de Soudure Twubake. None se yaravuga iki? Uri kubyumva? Ngo tujye gukora. Ndajya gukora izo ngo naguze ibyo nkora. Hasi ko twaje dukora. Ese noneho ariko ubundi umuntu ajya ku rwego agura imodoka, wajya gutwara n'imodoka. Ubu fashe perime ntabwo najya gutwara imodoka. Nacitse amaguru se. Hari igihe abantu bajya bicara bagakora abandi bagakoza abandi. Twanahinga. Nabyo turabizi. Noneho ugenda ku Kibuye iwanjye. Iwanjye ku Kibuye. Hari ku mazi. Ku Kibuye afite ibibanza bitatu. Hari icyo umuhanda wanyuzemo banze kunyishyura. Uri kubyumva? Hari ikindi kiri ruguru mu ishyamba rya Ruhiro. Ukiri aho utukiri mu masambu. Ejo bundi noneho njyewe ubutaka mfite
babaze n'amafaranga hariya hejuru y'umurindi ubusa narayabonye. None se ubu ngubu bari kwirirwa bagira gutya bose ngo yaravuga iki ariya ku murindi ntabwo bayafatiriye. None se ari magana angahe ntabwo bayafatiriye. ubusa n'amafaranga ufite kuri banki ubusa ntayo ufite kuri banki ubusa nigeze nyabikuza ese uyaravuga ibintu abantu baba barimo ni ibiki araza kwirwa atera mu stress. ubu ndi kurara mu ishyamba ariko nyebeye kuryama nta materage nasize aterwaga n'abantu bane. Ukiri aho rero njye hari ibintu uyu muntu yatumye nkanguka ariko ukiri aho njye nshimira umuntu bita Mako Joke aho uri wubahwe rwose kabisa. Mako nanjye ndamushoboye ni umuntu w'umugabo uzi icyo mukundira avuga ikimurimo nibyo urumva kandi Mako ukiri aho rero kuri Mako naramukurikiranye kuva kera ukiri kuri Mako avugisha ukuri za ntoranywa bya bicucu ngo ni bya The Future TV abo mbita kigeze gufata inzira kiragenda kijya iwabo wa Mako bita sibyo cyerekana inzu ya Mako uri kubyumva iciyemo kabiri. Noneho njye ndavuga bazagenda kuri ku kiganiro cyo bazasanga ahantu nanditse ngewe ndandika ndabwo ariko ko muri ibi bigoryi urafata umuntu ukajya kumwanika wibwiye ko yagiye asetse iyo message narayanditse bazagenda bayirebe kuri The Future TV. Ndabwo muri ibicucu muri ibigoryi muri za mayibobo mwarangiza mukirwa mutorongeza abantu mwarangiza mukagaruka mukaza kujya kwerekana abantu batuye ntukajye nabavuga bera bose bashaka no ngereka mbivuge sibyo reka mbivuge kuko ibi byose n'uyu mudamu nawe n'umushiki wa The Future TV. Oya biranashoboka kuko buriya hari abantu benshi bafite umutaka baza kogamamo urumva. Njye hari igihe nigeze kuvuga ngo reka nk'urugero nkanjye urumva nabaye imfubyi mfite imyaka 5 ku babyeyi bose na n'ubu nturamenya uwaguhambiye umubyeyi. yewe nagira ngo mubwire ngo niciwe n'inkotanyi nicirwa n'interahamwe abo bantu bose baranyiciye yahoda urumva baranyiciye umuntu yaranze akajya umuryango urazima. None uyu muntu araza ngira ngo ngiye guhungira muri FPR ngo ngiye gukorera igihugu naho ngeze nsanga ikintu kirimo ari ubwicanyi gusa. Ndagira ngo mbona niyo menu uyu muntu mubwire hari umuntu wavuze ngo ariko ngo ngabo bantu yitwa ngo Kingi uyu Kingi nawe uyu Kingi hari ibintu yanditse yavuze ngo wavuye mu Rwanda uhunze ngo kwica abantu ngo abantu ngo twica. Reka tumubwize ukuri reka bazanye mwisubirize uyu munsi nashinze cano turwanya Kandoye TV ndetse n'akarengane nuko nzi bibera mu Rwanda. Ere kujya no kwishinga ndabyibuka ni gihe wabigusizemo cyane uri kubyumva ndabizi ndakubwira ni ko wabaye umupolisi hari ibintu byose bihakorerwa kubizi ndabizi hari na kimwe wahisha tereka ntacyo nahisha. Ndakubwira nese ikintu cyakorohera ko ari uko washinga cano tuyita izina wamaze icyumweru utaremera none uyu ntarabyemera none uyu nguyu aba ni muri ba bandi ngo nta muntu nishe uzi ko yambonye aho hantu azazamura ikiganza ze kuri kamera cyangwa ntibire mu kiganiro ahubwo tuvuga amazina y'abicanyi nimba yazi tuyashyire ku karubanda amazina yo tuzayavuga turebe ko noneho azagaragaza ibyanjye bafite n'amafoto yose turebe zayashyira hariya cyane rwose urumva nta ibiganza byanjye birera iyaba nitandukanyije na biriya mbona Kandoye kari kurya umututsi kari kurya umuhutu kari kurya umutwa karacanganya ni kareba umukobwa ni kareba umugore ni kareba umuhungu abantu batugize imfubyi turi impinja none uyu munsi natwe tuzabyara bazaba imfubyi wenda hazasigara umuntu umwe ariko kuri kujya hagaragara yes kuko buriya reka nza nkubwire hari abantu ngiye hari igihe cyageze ndavuga ngo ngiye hari umunsi nzashyira abantu hanze biyita ngo nabari muri opposition uri kubyumva noneho abantu bati David nyabuneka utazakora ishyano reka mbabwize ukuri sibyo ngewe ninkuvuga nzakuvuga nerekana n'ibimenyetso cyane sibyo nushaka gutera amahane nta sambu ngabana nawe uri kubyumva wiza kutubeshya yego reka dukeneye ibikorwa ntabwo dukeneye amagambo uri kubyumva n'izi kamera mbwira abantu hari igihe natwe nk'ubu turiho turavuga ibintu mu minsi mikeya hari igihe turazirambika hasi burundu bakatubona mu bindi mu mashyamba byumvikana biramenyekana uri kubyumva ntabwo izi kamera umuntu ntabwo turi permanent kuri izi kamera
nuko hari ibyo tumanza kugira ngo dushyire ahagaragara. Njyewe nibyo njya mbwira abantu ngo ibijya gushya birabanza bikagira gute bigashyuha. Ubu ngubu umuntu bita Padiri Rahimana nabura kuntuze kuri kamera. Ubu imyaka ufite ntabwo uzabasha gukoramo. Gusa se turacyafite agatege. Ubu se ubu ngubu ingufu zanjye mfite ubu nubwo amajerekani 3 cyane. Amajerekani 3 ngenda yateru cyane. nkayavana hasi nkayatera nkayabitana nko mu metero 100 cyane. Nkabanda zijyanye nzigejeje ziki. Sibyo? Bivuze iki? Bivuze ngo nta mbunda nimwe ibaho ntaterura. Cyane. None uyu nguyu kuvuga gutya. Sibyo? Ngo tuve ngo muki ngo dukore. Yadushakiye imirimo yo gukora. Iyihe mirimo se? Ahubwo ntago aribo bamaze gutanga igihugu bakagaruka bakajya kwicara ngo bagiye gutora amategeko. Aya mategeko yasiza uko yatoye amategeko yarangiza akayabangira akiruka. Yaragiye he? Ngo barikorera amakarito ngo baze gukora amakarito. Nango nawe ufite aho yikorera. Nashakire nanjye nikorera amakarito. Utunze bangahe se kuyikorera? Gusa buriya tuye tubwiza abantu. Reka nsubire inyuma gatoya. Ntago ibi twavuze hari abanyarwanda bafite umutima. Cyane barahari ntago bose bameze gutyo. Yes. Kandi aho bari turabashuhuje. Ukiraho ngiye reka nakubwiye ngo umuntu bitama icyo atakubwiye ikiba gihari. Gusa nanjye nugushimiye mako nanjye hari umuntu umwe nshimira wo muri Canada. Simuvuze izina ariko uwo muntu ndamushimira. Afite n'ibitekerezo byiza kandi ndamushimira by'umwihariko aho uri wubahwe. Turifuza abantu bafite bashaka u Rwanda nk'urwo. Urumva nubwo umutima mwiza ni mugenzi w'Imana. Ngewe niyo wanyima ukicara hari oya wenda mushimira niyo wanyima ukicara hari ukavuga uti komera tukuri inyuma. Buriya umuntu ufashe telefoni akaguhamagara uzamuha agaciro cyane rwose. N'uyu nguyu uvuga ibi ngibi nawe uzamuha agaciro. Nzamuha agaciro ariko aho kugira ngo abivuge kuriya yagombaga kumanza gutekereza impamvu yatumye ibyo byose bibaho. Bijya hariya. Ese yumvisha ibiganiro naba naratanze ntangira cyangwa bwa mbere? Ni ikigaragara ko iyo dukurikiye iyo tujya mu biganiro ubundi hari abantu barimo hariya muri guverinoma ari abo guca abandi intege. Gusenya guverinoma ntago dusenya guverinoma. Turanayishyigikiye ariko nikorera abanyarwanda bose kimwe ifata abantu bose kimwe. Niba navuze ngo ikintu yazize iri kuzira n'udutsiko igenda itoranya nabangango bari ngo barahanaha ngo turuka yabacucuma abanaba kandi hari izindi mpfubyi ziri ku ruhande kandi aribo baziteye ziri muri none nawe urifashe ngo tugiye gufasha ngo abantu ngitsinda ngo riri mu ishyamba hanaha. Ishyamba se amashyamba nanga ese impfubyi ntago ari zimwe? Nimba n'izindi utazifashije hari uri muri Kenya, hari uri muri Uganda, hari uri muri Tanzania, hari uri muri mu Bufaransa, hari uri muri Congo, ubu tuvugana hari abari muri Malawi, hari abari muri Mozambique. Abo bose bakeneye gufashwa. Birashoboka ko ufasha bwa bukeya ariko abanyarwanda uzayobora ntabwo uzayobora abanyarwanda bicaye muri iryo shyamba uzi gusa. Hari n'abari mu rindi kandi abo bose nimba uri umuyobozi nyakuri ugomba kubegeranya. Nubwo utagira ikintu ubaha ukavuga uti pole byabaye bikeya ubutaha ni cyangwa se mwihanga. Kuba bikeya uri kubyumva dore kuba bikeya ntabwo ari ukuvuga ngo nibingana gutya. Nifashe ikiro kimwe cy'ibijumba sibyo ukavuga ati dore ikiro cy'ijumba kiriho ibijumba 3 mwese mu bigabane uko biri sibyo rwose pe abantu barishima. Ariko ibaze kuba David afite abana 4 sibyo bakaba bari aho ngaho bakaba bamaze umwaka abana batiga wowe uraha bari kwiga kandi ufite ubushobozi kandi noneho uri gufata amafaranga ukahereza uwarangije kwiga ngo uravuga kanaka se arabakubwiye arabavuze muri comment ngo uravuga runaka se ngo si watangije yarutangije se hanyuma ari hehe uwo watangije urugamba katarurangiye niba yaratangije urugamba sibyo buri wese yubahwa mu bye akora sibyo niki ko ndi umusuderi akaba azi ko navuye mu Rwanda mfite agakapu konyine kari mu isarubeti yaraguhamagaye ndamuzi se narindi gera none mubona se ajya reka nkubwire ushobora kuba umuzi isura cyangwa utaramubona ariko ngewe umwanya mukengira muzi kuri ayo maradiyo
anakomeye ari hanze. Ntabwo mwisi ndatwa, ntabwo igihe kiragera ngo muhe iryo zina. Yarikura heza? Oya, ntabwo ndarimuha, kandi nimba afite kuba yakwisubiraho byaba ari byiza. Kandi nimba guverinoma yabikoresha umuntu nk'uriya ari muri guverinoma byaba ari akaga, ndavuga guverinoma ikora mu buhungiro, urumva? Ariko kandi kuko ntaho yabivuye, nta naho twaba turi kujya. Hari abantu nita indatwa, urumva? Indatwa ni ba bantu bagashize, bakize, areba abandi akabona ntaho bagera n'ibyo bavuze akumva ko uko ni ukwibeshya. Bene bariya, bene abo ngabo nibo batugejeje aha ngaha, nibo batumye kuko iki gihugu ubisi bibiri kundi ni imibu nyine, ntabwo ubibona se? Iki gihugu cyacu nta supanete iragiraga se? iyo kiza kugira kamvuga abantu b'urubyiruko bareba kure, nticyari kugera hariya. N'uyu munsi ndetse bahinduye isura, bagahinduriza mu kanya gatoya cyane, igihugu cyajya ku murongo cyane. Uri kubyumva cyane? Noneho rero bibaza umuntu nk'uyu nguyu ubasha kwandika message nk'iyi ngiyi. Twabivuze abantu bati mwikozeho. Reka mubwire, njyewe nta wantuye, urumva? Usibye no wewe baragutoye harya? Wewe baragutoye? Njyewe bantora niza ngahe? Mparanira ukuri, mvuga ibindimo, mvuga ibyo nabonye, ngira ngo buri munyarwanda wese akire, kandi duce akarengane n'ingoyi n'akanduye. Reka nkubwize ukuri. Reka nkubwize ukuri. Buriya mu buzima njyewe icyo ntakubwiye ntikiba gihari. Buriya niko tubaho twebwe. Akiri aho rero, hari undi wansabye gusobanura ku mugabo witwa Mugisha. Yavuze ku muntu witwa Mugisha. Mugisha yarambaje ngo Mugisha uvuga ni uwuhe? Mugisha mvuga ni Mugisha ureba umurari. Ni umugabo muremure, nimba umuzi mu bantu bakora iyicarubozo hariya muri kariya gatsiko. Urumva? Yahereye aho bita muri CID, niho yabarizwaga akoranya n'uwitwa Ndamyumugabe. Ujya ku biganiro nakoze naramusobanuye, ni umugabo ureba umurari ushimuta abantu. Na n'uyu munsi yitwa Mugisha. Irindi nzareba neza aho nabyanditse, nimba ari Mugisha Nyakarema ngira ngo, ariko nzareba neza. Areba umurari, ni muremure, nta nubwo azi Ikinyarwanda neza. Uwo niwe Mugisha mvuga, umariye abantu ku 10. Bose arabamaze cyane. Mani mfashe na telefone yanjye, WhatsApp yanjye ijye ku murongo neza, aba bose amafoto yabo ndashaka kuyashyira agaragara. Niba wumva turi kumwe kandi ushaka ko tugendana, nkeneye telefone nzima itanteza ibibazo. Noneho wundi uri kuvuga ngo turimo gusabiriza, atibwira ngo nta telefone twari dufite. Twari dufite amatelefone. Njye nari mfite telefone yanjye, dore nongera mbivuga, nari mfite telefone igura 450. Ibi ni ukwiyeranja. Uzanyohereze telefone, hanyuma umbwira uti ni iki wabuze kuvuga. Urumva? Kuko na telefone ndiho ndakoresha, mu kanya umurozima, ejo uzamvura ku kiganiro cyangwa ejo bundi, bitewe nuko nta mwana uvuka ngahita yuzura ingobyi. Iyo menya ko turi mu itangira. Ukiri aho rero, hari umuntu watwohereje message aravuga ngo umusirikare ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda wahawe abasirikare ajyana muri Kongo, kugeza iyi saha y'ingiyi bakaba bamaze kurema undi mutwe uri muri Kongo kugira ngo basimbure M23. Uwo nguwo nawe ikiganiro cye muraza kucyumva mu mwanya uri buze kuza. Gusa nagira mbabwire ngo ibi bintu byose turabibabwira nta mikino ihari. Umuntu urya hari akihisha muri guverinoma, yarangiza akaza gutera abandi bikwasi. Uwo turamwamaganye. Njye nkwamaganye kumugaragariza ubariva. Nibyo njye navuze ngo niba abantu baba barigize abavugizi ba guverinoma, sibyo? Ibi byose njye ndabyamaganye rwose kumugaragariza. Nanjye ndabyamaganye, turabyamaganye. Umva nkubwire, ndi umuturage utarize, mwe mwarize. Niba mwarize ni mutuyobore neza, ariko niba mwarize kuza mwirwa mudutera ibikwasi, iyo guverinoma nta cyabimaze. Idutera ibikwasi. Dore mbivugiye aha. Twebwe twariciwe. Iyo ubona mpagaze gutya,
nkaba nza nkavuga aya magambo abandi ngo barakwica ngo warupfuye, mbere no wintera ubwoba. Urumva, njyewe nubaha buri muntu wese ushaka ko impinduka ziba rwose, niyo guverinoma ndayubaha, ariko niba wenda ntacyo yavuze cyangwa ntacyo itaragera igihe wowe ugashaka kugira ngo uze kudusenya, ntabwo tuyisenya, turayishyigikiye, nikora ibyiza tuzagendana nayo, ariko abanyarwanda bose mubafate kimwe. Wambwira gute ukuntu Mako niwe wagize atya aravuga ati David shakisha ukuntu ubona ikijumba bagaburira abana. Ni gute wajya kuvuga ngo ukubyumva iki cyane noneho ikijumba ndakibona, sibyo nawe ubuteyemo ikijumba twaragisangiye, hari ikintu nigeze mwima? Ntacyo. Mako yubahwe, hari ikintu nigeze mwima? Nasa niba ufite abana 4 nkaba mfite abana 4 si 8, ariko ubu ngubu baravuga gutyo, ninjye wishimiye ko abana banjye bamara iyi myaka batiga, sibyo? Niba ufite abana 4 nanjye nkaba mfite abana 4, si abana 8 dufite cyane. Ubu ejo mu gitondo bashyira kuri kamera bababone. Oya niko none nujya kubona ubone umuntu n'umubyeyi nk'uyu nguyu wakagombye kurerera u Rwanda, wakagombye kwicara akavuga ati witwa ngo yarabyaye, nturagize ujya hariya uvuge ngo nibajye gukora, nase yagize ngo nta maboko dufite gukora. Wongeraho ngo bireba byita kugumura abantu. Ibintu byambabaje banyarwanda birababaje. Ikiganiro cyanjye naha ngaha ngiye gisoreje, gusa hari ibintu bitatu. Waravuze kuri ku bintu bigendanye na mufanitura, uvuze kuri bariya basirikare baremye uriya musirikare nyo kujya guhagararira uwo mutwe. Njye navuga ngo umwana w'umunyarwanda nkunda ntajye ntibamushuke ngo ajye muri iyo ntambara. Urumva, bareke kumujyana muri Kongo, kuko ubwo twebwe icyo dukeneye nta ntambara dukeneye, kubona FPR iva ku buyobozi, nta ntambara dukeneye kandi kavo mu mahoro. N'ubu ngubu ngereka mubwire, iramutse ihagaritse ibi byose igahana n'abandi bayobore, niva ku buyobozi igitondo ngiye nava muri iri shyamba nkataha. Niko bimeze, ntataha rwose. Kubyumva ntabwo umuntu arafata umwanya yicara hariya ajye kwirirwa atesha abantu umutwe. Gusa abanyarwandakazi icyo nzi cyo ni kimwe, nzi neza ko harimo ababyeyi bafite umutima, barahari kandi ndabashimiye, kandi bubahwe, kandi uwo dukomeretsa atubabarire. Uwumva akomerekejwe n'imyumvire yanjye umbabarire rwose, nta bugome bundi mfite, ariko kandi nujya kuvuga banza uzige umenye uri kubwira uwo ari we, nurangiza buri wese burya afite amateka ye, sibyo? Nawe yawe ngo nuyavuge, nawe zana yawe yashyira, sibyo? Niwicara ukabwira abaturage ngo nimujye mu myigaragambyo, uri kubyumva, ukabona umuturage arahagurutse agiye mu myigaragambyo, none ugatangira ukavuga ngo ni umuturage ngo yagenda akore nk'aho yabuze icyo akora. Nari mfite kampani ikora yinjiza amafaranga, nagiye muri Scarapo barabitwara, nagiye mu bucuruzi baratwara. Abantu rero batagira ngo abantu babuze icyo bakora, uri kubyumva, batagira ngo ndi gusabiriza ntari mfite icyo gukora, ariko ndiragusabiriza. Natwaye n'imodoka yanjye ntabwo ari kuntunga, ntabwo ari kwinjiza amafaranga. Urayitwara he? Ndayitwara he? Ahagana he? Muwuhe muhanda? Ubu se aravuga kure ntabwo amateka aba yaje. Urinde se ayobewe iki? Indatwa navuze ko abantu umbwira ukuntu uzaba uri muri Kenya, umbwira ukuntu uzaba uri muri Uganda, umbwira ukuntu uzaba uri muri Tanzania, uri kugenda ubundabunda. Njyewe si umva nkubwire, si mwisi indatwa kuko wabivuze, nimba ari tuyishimire nzi wonzi muzi nk'umunyabwenge, muzi nk'umuntu ufite ubwenge, muzi nk'umuntu wakabaye agira ikintu avuga ko wonzi, nimba ari we koko wonzi umugabo yishwe na FPR. Urumva, kandi nawe yari umudepite. Wonzi nge tuyishimire nari nzi ngenzi ko ari umudepite. Ni umudepite amategeko, kandi amakuru ufite nuko yahunze. Niko yahunze, kandi ahunga azi neza ko amategeko yatoye, azi ko ari kutubamba ayo mategeko. Birabe ibyuya abatari we, abaye ari we yaba afite ikibazo, kuko ntaho yaba avuye, ntaho yaba agiye, nawe wamwakiriye nawe yaba ari ikibazo nkawe cyane. Ndabivuze David, nge naho soreje, gusa wumva ufite inkunga yo kuntera ni 0788 72 86 395 rwose. Ahasigaye hari n'uwambwiye ati David uzagira inomero nibuze mu kindi gihugu, kuko inomero yo mu Rwanda ijya idutera ibibazo ikaduhubanganya. Reka nayo nyibabwire, ni akamenyetso ko guteranya 256 75 94 08 95 6. Amen. Iyo nomero
rwose ubutumwa bwose washyiraho bwangeraho. byakumvikana. Ikindi hatazajya uvuga ngo yabuze nomero yanjye yindi reka nayo nyimuhe, batazavuga ngo yenda David hari uwo mpisha, njye nkubwirira aho ngaho icyo washaka kumbwira. Nuzi uri kwinyibwirishwa nk'umugande nzakubwira nabi, nuzi umbwira icyongereza sinzi icyongereza, ngewe mvuga ururimi rw'ikinyarwanda, tukahurira ku kintu kimwe. Dore indi nomero ngiyi ni akamenyetso ko guteranya 256 7 2 5 2 8 2 7 8 9. Urakoze. Iyo ni iya ngenda himana David. Iyo ku kando ya turwanya kando TV nayisubiramo. Yes. Ni akamenyetso ko guteranya. Yego. 256 76 24 6 954. Yes. Iya indi y'iwacu y'u Rwanda ibaruye amazina ya Hakorimana Theoneste. Iyi manje hejuru ibaruye kuri Kayiranga Ernest. Yego. Iyi ibaruye kuri Hakorimana Theoneste ari we ngiye tuvugana. Yego. Ni akamenyetso ko guteranya 250 7 8 12 19 ukongeraho 9 5 6. Ntari ibindi. Nta bindi. Ejo rero nubona ikijumba nyihera ikijumba ukime n'umutima wawe umeze neza uvuga uti David ko atabonye ikijumba ngiye nkaba nakibonye. Kandi wibuke niba ubasha kumena ikijumba ukakimena muri gasasiro, menya ko David mpari ndimo ndi kugusaba. Oya umva nkubwire, birashoboka ko waba nta nicyo ufite, ntabwo tugutera amabuye, Imana nibiguhe kandi ikwagurira imbago. Ahubwo twe dukeneye umutima mwiza, nta bindi dukeneye. Urumva, dukeneye umutima mwiza. Nubona ubishoboye uzadufashe, nutabishobora kandi ntabwo tuzakuveba, kuko buri muntu mu ruhande rwe afite uko Imana yamuresheje. Hari umuntu wigeze kumbwira ati David rero ati ikibazo cyawe ati iyo umuntu aguhaye akantu uhita ujya hariya kuri cano ukamushimira. Umuntu yaguhaye nka bigenda bite? Uramushimira, ariko nanone hari abantu baba bakeneye kugira ngo umutekano wabo ubungabungwe, cyane nk'abantu bari mu Rwanda abakeneye ko umutekano wabo ubungabungwa. Nabyo natwe reka turi abantu kandi dushyira mu gaciro. Hari n'uwanguriye amamega y'igihumbi, aho uri hose wubahwe rwose kabisa, kuko aya mamega ndi gukoresha ukaba wanyoherereje ni ukuri pe. Aho uri Imana y'amahoro iguha umugisha ni ukuri. Ni ikigaragaza ko ntabwo bakeneye kungaburira cyane, ahubwo bakeneye kugira icyo bumva. Twasezera abantu, dusezera rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hari icyo wari ugiye kurenzaho? Nasezera mvuga ngo Imana ibaha umugisha kandi bagure. Gusa tugiye gutegura ikiganiro kirebana na bariya bavoka bashyirishamo abantu bitwaje ububasha n'abacamanza bitwaje ububasha bafite, kandi tuzabashyira ku mugaragaro. Ubwo nahejo Nyagasani nadufasha, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Muramuke neza. Muramuke cyane ko nubwo tutaragenda tugiye kugenda, hari igihe ashobora kuzana andi makuru atandukanye. Ntabwo turyama, ayaza yose twayababwira. Murakoze cyane. Murakoze. Bye.